nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo nakeneye de kurusha ngira ngo bamaze kumenya ko tugenda tugaruka ku makuru abasitana, amakuru bagezweho, amakuru abacicikana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, n'amakuru tukugezaho 24 hours. So guys, ngira ngo mu minsi yashize nibwo twavugaga ku iterambere rya music nyarwanda, tugenda tuganira cyane ku iterambere ry'umuziki nyarwanda, uburyo cy'abahanzi tubona ko hatangiye kuzana impinduka. Kugira ngo ku bantu mukoresha social media cyangwa se mukunda gusoma haba ku website atandukanye, ku binyamakuru bitandukanye, uyu munsi ikinyamakuru kimwe mu Rwanda The Choice Live, ngira ngo ni ikinyamakuru muzi cyane ko gikunda gukora ibintu bijyanye na show business cyane kurusha ibindi, usanga ariho hano bakunda kwibanda. So baje gukora rero imwe muri story, navuga ko ni story iri interesting, story ishimishije. Ngira ngo nkiyibona navuga ati wow, you know. Bakoze urutonde, ni urutonde rw'abahanzi batanu mu Rwanda bahenze kurusha abandi. Donc babahanzi ushobora gutumira bikaza kugutwara akantu k'akabaraga. N'abahanzi navuga ko basanzwe bamenyerewe mu muziki nyarwanda, abahanzi basanzwe bazwi cyane, abahanzi kandi bakunzwe na benshi. Abahanzi rero usanga ntabwo igitsina gore kirimo cyane, igitsina gore ni gake cyane kibonekamo, ahubwo harimo higanjemo igitsina gabo. Then ikindi kintu wamenya ni uko iyi list cyangwa se urutonde rw'abahanzi batanu n'abahanzi batangiye umuziki imbere, ngira ngo nta bashya barimo, so ngira ngo sinzi impamvu, ariko n'abahanzi bakuru hano mu Rwanda babahanzi tugendana, tubona ahantu henshi mu event ari heavy, ama event aremeye cyane, babahanzi bamaze kugira izina ryiza. So ngira ngo duhere ku mwanya wa gatanu, umwe mu bahanzi bajeho ni Butera Knowless. Muramuzi cyane, ni umwe mu bakobwa batangiye umuziki imbere, umuziki kigoranye, akibamo ibintu byitwa bya giti, you know. Abasangaga rimwe na rimwe ku muhanzi w'umukobwa, ngira ngo yaje asangamo ba Miss Jojo, Miss Chanel, n'abandi ba Oda Pasi bake. Gusa this girl, you know, this girl Butera Knowless ni umwe mu bakobwa navuga ko bahatanye kuva za 2010 hasi yongeye tikira apeti, barazamuka. So ubona ko barwanye intambara. Butera Knowless ari mu bantu barwanye intambara kugeza ubwo baryoha ati reka tumuhe Primus Guma Guma. Ngira ngo murabizi ko yanayitwaye murabizi ko yatwaye Primus Guma Guma Superstar ikibaho. Navuga ko ni umwe mu bakobwa cyangwa se igitsina gore cyaharaniye ikamba ry'umuziki. Butera Knowless rero kugira ngo muzane mu gitaramo iwawe byibuze menye ko mufite ni uguhagurukira muri 5 miliyoni, donc ni hagati ya 5 miliyoni na 6 kugira ngo aze kuba yagutaramira. Urumva ko aba ari agatubutse mu ijoro rimwe, muri konseri imwe akaza akagutaramira kabisa, ukaza kuryoherwa. Ngira ngo ni umwe mu bakobwa bagira performance nziza. Then ku mwanya wa 4 rero turahasanga uwitwa Rider Zone, nawe ari hafi aho ngaho cyane. Ni umwe mu bagabo nawe navuga ko batangiye umuziki kera cyane, ari umwe mu bantu batangiranye na music nyarwanda cyane mu njyana ya hip hop ndetse na rap. Navuga ko n'umwe mu bagabo bakoze ibintu bisa naho biri magic, you know. Turebye performance bagiye bagira, turebye uburyo ki bagiye bakora music industry, ubona ko harimo resistance cyangwa se kudacika intege. So namwe mu bagabo navuga ko barwanye intambara hip hop, mu gihe hip hop cyangwa se rap itafatwaga neza. Riderman nawe yari ahari cyane. So kugira ngo rero uzane Riderman umuzane mu bitaramo byawe, mubashe kuba mwakorana, byagutwara byibuza ari hagati ya 5 miliyoni ndetse na 6.5 miliyoni
kugeza kuri miliyoni 7. Byumvikana ko aba ari amafaranga, aba ari amafaranga kabisa. Navuga ko si mabi kandi ni amafaranga ari hejuru akwiye koko umusani nka Riderman. Ngira ngo Riderman nawe mubyibuka, ni umwe mu bagabo batwaye Primus Guma Guma ku kigero cyo hejuru akunzwe. Ni umwe mu bagabo kandi bafite amateka yo kuba barujije stade. So ngira ngo nta wundi muntu bifite cyane cyane mu njyana ya hip hop. Then ku mwanya wa gatatu rero turahasanga Ruhumuriza James, cyane cyane uzwi nka King James. Akaba ari umwe mu bagabo navuga ko bakunzwe cyane ko ari umwe mu bagabo batwaye Primus Guma Guma mbere, umwe mu bantu bayitwaye mu ba mbere. Cause tubanza Tom Cruise, ndakeka kurikiraho King James, hakurikiraho Riderman, tukaza twakira J Paul, hakaza gukurikiraho n'abandi bose n'aba Knowless, abo ngabo n'abandi bose. So then King James ngira ngo ni umwe mu bagabo bakunzwe cyane ku ndirimbo z'urukundo, aho byageze bikaba ngombwa ko bamwita umwami. Byumvikana ko yari afite izina riri hejuru cyane mu Rwanda, na n'ubu aracyanarifite anyway, cause ni umwe mu bagabo batumirwa mu bitaramo biremeye cyane, mu ma event akomeye cyane, ndetse no mu bukwe navuga ko bukomeye. King James rero kumutumira akaza akakuririmbira cyangwa se agutaramira, biba bihagaze miliyoni 7 kugeza ku 10. ngira ngo ni hagati ya miliyoni 7, 8 ndetse n'9. Nibwo byagusaba kuza kwigondera witwa King James cyangwa se Ruhumuriza James. Ni umwe mu bagabo navuga ko rero bari hejuru cyane, banakundwa kandi bafite abafana benshi bubatse, kandi ni umwe mu bagabo nanone bagira discipline iri hejuru cyane kandi n'umushoramari. Then ku mwanya wa kabiri turahasanga umwanya wa kabiri bamwita Bruce Melody cyangwa se Itaha Iwacu Bruce. Akaba ari umwe mu bagabo nabo batangiye music kera cyane, anafitemo amateka maremare dukurikije history uburyo yagiye yihiringa. N'umwe mu bantu batangiriye muri music production, yari producer, haraza Rwamagana, yari yihiringa cyane, arazamuka ahura na Ama G The Black, barakorana kugeza ubwo yaje kumenyekana akagira izina rinini mu Rwanda. N'umwe mu bagabo kandi bafite Primus Guma Guma, so byumvikana ko ari umwe mu bagabo navuga ko bafite amateka manini mu Rwanda. N'umwe mu bagabo rero navuga ko bakunzwe cyane, benshi badasiba kuvuga ko ari uyu muhanzi wa mbere hano mu Rwanda muri iki gihe, kubera ko ari umwe mu bantu bakundwa cyane n'abantu benshi cyane, banagiye bagira amateka menshi cyane. Ngira ngo afite amateka manini mu muziki nyarwanda, uwamuvuga bishaka kumutwara igihe, cause ni Bruce Melody tuzi USA akorana na Shaggy. Ngira ngo ni kimwe mu bintu byatumye izina rye rizamuka cyane, abantu bakavuga ko ashaka kuba nawe muhanzi wa mbere. Then Bruce Melody ro kumuterura cyangwa se kwa kundi mumubona bari mu bitaramo bitandukanye, arimo ririmbira abakunzi, aserebrana nabo, biba bitwaye akayabo k'amafaranga menshi cyane. N'amafaranga abarirwa hagati ya miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 15. Ngira ngo namwe amafaranga menshi cyane ko ni umutungo abantu benshi baba badafite, ariko we ashobora kugukorera rimwe mu ijoro. Ngira ngo ni ikintu cyiza cyane. Ni music industry twavuze ko ishobora kuzatanga akantu, ya music ishobora kuzatanga akantu, ya music ishobora kuzagabura, music navuga ko iri hejuru cyane. So Bruce Melody rero kumuhagurukana iwawe ukamugeza aho umugeza kabisa, guca akayabo k'amafaranga miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 15. Ngira ngo namwe amafaranga ari hejuru cyane. Then ku mwanya wa mbere ushobora kuba wibaza ngo ese ninde uri ku mwanya wa mbere, ninde ku mwanya wa mbere nta wundi ni The Ben Mugisha Benjamin. Umwe mu bagabo navuga ko nawe uba atoroheye abantu cyane ko aba ari hafi aho ngaho cyane, yategereje nawe kuza gutakaramo nk'uko babivuga mu mvugo z'iki gihe. Then The Ben rero ni umwe mu bagabo navuga ko ni umwe mu bagabo bihinze muri music industry hano mu Rwanda, arayizi from down to up, arayizi cyane kubera ko hari byinshi cyane yagiye ahura nabyo, byinshi cyane yagiye afightingana nabyo, but at this moment akaba hari ibyo yacivinze yabashije kugeraho. So
uyu The Ben kugira ngo muwuzane mu gitaramo cyawe bigusaba hagati ya miliyoni 15 ndetse na 25, which ko nubona The Ben ahantu hose ari kuririmbira, numenya ko bamuhenze uzamenye ko bamuhaye miliyoni 15. Kigenda cya giciro abavuga ngo nta kandi kazi mfite reka nkora akazi. So navuga ko ni kimwe mu bintu byiza, iterambere rya music nyarwanda, kongera kubona umuziki nyarwanda usa naho raisinga cyane muri iyi minsi. Ngira ngo umuziki nyarwanda urimo guhinduka cyane biturutse ku kuba u Rwanda ruri gutera imbere mu buryo bwose. Ngira ngo nishobora gutera imbere mu buryo bumwe ngo runasige music industry aba ari kimwe mu bintu bihita bizamuka bikazamukana n'ibindi byose. Ni kimwe mu bintu navuga ko turimo kwishimira cyane, ariko dukwiye kuguma gusigasira kubera ko aba ari ikintu cyiza cyane dukwiye kuba twishimira ko dutangiye kugeraho, dutangiye kwenjoyinga music industry, music yo mu Rwanda, music buri wese abakwiye kuba yamenya. So ni Fyve-tvrwanda, tugenda tugaruka ku makuru abasitari, amakuru bagezweho, amakuru bacicikana, amakuru utasangana, n'amakuru tukugezaho amasaha 24, amakuru utasangana. Reka mbwira ngo God bless.